Nshuti bakunzi muteze amatwi Umukiza Gospel, Kristo Yesu ashimwe. Uyu munsi rero ni umunsi udasanzwe. Uyu munsi tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana akanya gatoya, hanyuma dusenge. Haleluya. Ni ukuvuga ngo iki kiganiro kiribanda cyane ku masengesho, ku gusenga. Tugiye gusengera hamwe, dusengera abarwayi. Uyu munsi wa none birashoboka yuko ufite uburwayi bwananiranye, birashoboka yuko ufite uburwayi bumaze iminsi wibaza ngo bizagenda bite, wagiye kwa muganga biranga. Uyu munsi wa none rero niwo munsi wo gukirizwamo. Uyu munsi tugiye gusenga Imana, hanyuma uyu munsi turakira gutangaza guturutse ku Mwami Yesu. Haleluya. Reka dusome ijambo ry'Imana, ariko narasoma kora subscribe, hanyuma ndaza kugusabira umugisha. Imana iguhe umugisha. Reka dusome rero tudatinze, turambure Bibiliya zacu, dusome mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo. Turasoma ibice 8, turasoma imirongo 4 yonyine, kandi turasoma mu kanya gatoya, dusobanure mu kanya gatoya, hanyuma tujye mu isengesho. Imana ibahe umugisha. Reka dusome. Yesu akiza umubembe. Amanutse kuri uwo musozi, abantu benshi baramukurikira. Maze haza umubembe, aramwegera, aramupfukamira, aramubwira ati, Mwami, washaka wabasha kunkiza. Arambura ukuboko, amukoraho ati, ndabishaka, kira. Uwo mwanya ibibembe bye birakira. Yesu aramubwira ati, wirinde ntugire uwo ubibwira, ahubwo genda wiyereke umutambyi, uture n'ituro Mose yategetse ribabera ikimenyetso cyo kubahamiriza. Haleluya. Aya magambo dusomye nta yangaya turi busome yonyine. Haleluya. Kristo Yesu ashimwe. Kristo Yesu ashimwe bene data. Uyu mwanya, haleluya, tugiye kwibaza kuri aya magambo. Haleluya. Umutwe w'aya magambo ushaka kuvuga ngo Yesu akiza indwara. Haleluya. Mu by'ukuri ababembe bari abantu rwose batageraho abandi bari, baba mu kato, ndetse bafite ubusembwa bukabije, ku buryo sosiyete y'icyo gihe yabashyiraga mu kato kugira ngo batabasha kuba bateza ubusembwa no muri sosiyete babamo. Nuko rero uyu mugabo nawe yaje kumva inkuru za Yesu, hanyuma zimuvana mu rugo, hanyuma araza abona Yesu. Aba yageze imbere ya Yesu, nuko aramupfukamira. Haleluya. Nuko nawe ujya ugira ikibazo, hanyuma ukavuga uti, reka njye gushaka Imana, reka njye gushaka Yesu, hanyuma mupfukamire, mubwire ikibazo cyanjye, ahari yansubiza, kuko ikibazo cyanjye nta wundi muntu wagishobora. Ubu bubembe rero nta muti nta rukingo bwari bufite, ahubwo uyu muntu, haleluya, yizera yuko nubwo ibibembe bidakira, ariko Yesu we ashoboye kuba yabikiza. Nuko araza apfukama imbere ya Yesu. Haleluya. Mwene data, uyu mwanya ndakwifuriza gupfukama imbere ya Yesu, ukamubwira ikibazo kikugoye cyose, kuko Yesu, haleluya, he is there to rescue your life. Uruwiteka Mana ihoraho. Haleluya. Turagushimiye kuko uri Imana ishobora byose, uri Imana ibasha gukiza, uri Imana yera kandi kabigaragaza, uri Imana nturi ikigirwamana, nturi Dagoni. Haleluya. Ushobora byose, uri Imana ibasha gukiza indwara, uri Imana ibasha gukiza sida, uri Imana ibasha gukiza kanseri, uri Imana ibasha gukiza indwara z'imyuka mibi, Satani n'abademoni bagahunga, kubera yuko izina rya Yesu riri hejuru y'andi mazina. Imana iguhe umugisha. Mwene data, nuko uyu mubembe araza apfukamira Yesu, aramubwira ati, nukuri Mwami, ubishatse, nukuri washaka wabasha kunkiza. Aya magambo, washaka wabasha kunkiza, aratwereka iki? Icya mbere, iri jambo ry'uyu mubembe rirerekana kwemera ubushake bwa Yesu. Yaramubwiye ngo washaka
wabasha kunkiza. Washaka. Ibi ngibi byerekana yuko haleluya ahaye Yesu Kristo umwanya, ntabwo amutegetse. Haleluya. Nuko rero aravuga ati washaka wabasha kunkiza. Haleluya, haleluya. Nuko rero yarazi yuko Yesu Kristo ashobora kumukiza, ko afite ubwo butware bwo kumukiza, ariko kandi ko hari n'igihe Yesu Kristo atamukiza. Nuko aravuga ati washaka wabasha kunkiza. Iri jambo cya kabiri ryerekana kwicisha bugufi. Haleluya. Kwicisha bugufi. Nujya imbere y'Imana gusenga, ujye ugenda n'umutima wawe usukuye, wicishe bugufi, hanyuma umubwire ibibazo byawe, umwikoreza amaganya yawe, kuko yita kuri wowe. Haleluya. Uyu muntu rero nawe yaje yaciye bugufi. Imana iguha umugisha. Haleluya. Nikiri jambo rivuga ngo washaka wabasha kunkiza. Nuko rero Yesu yaje kumusubiza ngo iki? Yesu yaramusubije ngo ndabishaka, kira. Haleluya. Ndabishaka, kira. Iri jambo rivuga ngo ndabishaka, kira, ni ukuvuga ngo Yesu Kristo ashaka yuko ukira. Nubwo ufite uburwayi ndetse ukibaza yuko ubwo burwayi ahari n'Imana ibuzi, ahari se mushaka kuba bwaraturutse ku Mana, reka nkubwire, ndakubwiza ukuri yuko Yesu ashaka kukira. Uyu munsi wa none Yesu arashaka kugukiza. Afite umugambi mwiza kuri wowe. Haleluya. Yesu Kristo ashaka kukira. Uyu munsi wa none icyo usabwa ni ukuza ukapfukama imbere ye ukicisha bugufi, hanyuma Yesu Kristo akagukiza, kuko ubwo butware arabufite. Yesu Kristo wabasha gukiza umubembe. Haleluya. Yesu Kristo wabasha guturisha inyanja nazo zikamwumvira. Yesu Kristo nubwo burwayi bwawe afite ububasha bwo kubutegeka. Haleluya. Nuko Yesu muri uwo mwanya arategeka. Haleluya. Mwumva ukuntu yabwiye no mubembe, yamubwiye mu butware bwinshi, aravuga ngo ndabishaka, kira. Iri jambo ryitwa ngo kira ni ijambo ryerekana ububasha n'ubushobozi Yesu Kristo afite bwo kubasha gutegeka icyo kibazo ufite, bwo kubasha guhagarika ubwo burwayi ufite. Uyu munsi wa none rero Yesu Kristo arabishaka, ashaka kukira. Yesu Kristo umunsi wa none arategetse, kira mu izina rya Yesu. Wowe wari ufite uburwayi bukomeye, Yesu Kristo aravuze ngo kira, ikorera ubwo buriri bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Uyu mwanya rero, haleluya, nababwiye ngo uyu mwanya ntago dutinda. Haleluya. Uyu mwanya ntago dutinda, ahubwo tugiye gusenga. Haleluya. Tugiye gusenga. Buri muntu wese ufite ikibazo, haleluya, akore kuri icyo kibazo, ariko mbere na mbere apfukame. Haleluya. Bwira Yesu ikibazo ufite. Ariko noneho by'umwihariko tugiye gusengera abarwayi rero. Haleluya. Mwese aho muri ku isi impande zitandukanye, waba uri muri Amerika, waba uri mu Burayi, waba uri muri Afurika, waba uri mu Rwanda, waba uri mu Burundi, waba uri Tanzania, waba uri Uganda, aho uherereye hose, haleluya, ukore aho ahakurya, ukore haleluya ku burwayi bwawe, hanyuma dusenga Imana. Haleluya. Mbere na mbere rero icishe bugufi usenge. Haleluya. Icishe bugufi hanyuma dusenge. Uwiteka Mana ishobora byose, uruwera urakiranuka, uri Imana nziza, uri Imana ikiranuka, uri Imana ikiza. Haleluya. Haleluya. Uravuga bikaba, wategeka bigakomera. Haleluya. Urera. Abamarayika ibizima n'abakuru bahora bikubita imbere yawe bavuga ngo urera. Nukuri rwose Uwiteka, urera. Natwe muri aka kanya tuzamuye ibiganza tuvuga ngo Mana urera urakiranuka.
muri aka kanya rero abarwayi barapfukamye. Uwiteka Mana, mbere na mbere banza ubeze ubatunganye, amaraso yawe Kristo bezwe muri yo. Mwami wanjye Yesu, muri aka kanya ndabasengeye mwami wanjye Yesu Kristo, ngo imbaraga zawe zikiza abarwayi zibamanukire mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga zawe zikiza abantu barwaye zibamanukire muri aka kanya, zibakize mu izina rya Yesu Kristo. Ndabirukanaho Satani n'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo. Ndasenya imbaraga zose zibarwanya zitsindwe mu izina rya Yesu Kristo. Abarwayi uburwayi bw'imyuka mibi ndabusenya mu izina rya Yesu Kristo. Abarwaye za malaria ziveho mu izina rya Yesu Kristo. Abarwaye indwara zo mu maraso izo ngizo nazo ndazinetraliza katika jina la Yesu Kristo. Abarwaye uburwayi butandukanye abo bose ndabasengeye. Uwiteka Mana ishobora byose ubakize mu izina rya Yesu Kristo, ubavure mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka Mana ishobora byose. Muri aka kanya rero, oh hallelujah, I pray for everyone who is kneeling down before you. Hallelujah, you come and heal him in the name of Jesus. Uwiteka Mana ihoraho, bana natwe uturengere uturwanire. Hallelujah, Uwiteka Mana ishobora byose. Uyu muntu yarivuje biranga, ajya kwa muganga biranga, ndetse arisuzumisha bamubwira ko nta wundi muti, ariko Uwiteka Mana ishobora byose muri uyu mwanya ndamusengeye mu izina rya Yesu Kristo, numukize. Imbaraga zawe ziturutse mu ijuru, haleluya, nizimukize mu izina rya Yesu Kristo, nizimukure ku gisasiro mu izina rya Yesu Kristo, haleluya. Reve dostanse konfamo, ndirukana umwuka wo kwizera guke utsindwe mu izina rya Yesu Kristo. Ndirukana umwuka wo gushidikanya utsindwe mu izina rya Yesu Kristo. Uyu munsi wa none Mana, haleluya, ndashaka kubona ukuboko kwawe gukora igitangaza. Ndashaka kubona ukuboko kwawe gukiza abarwayi. Ndashaka kubona ukuboko kwawe kuvana abantu ku gisasiro. Ndashaka kubona ukuboko kwawe guhindura byose bishyashya. Haleluya, abarwayi ba kanseri ndazinetraliza mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu. Ntagaze mu izina rya Yesu Kristo, izina twahawe munsi y'ijuru ryo gukirizwamo, iryo ngiryo niryo mpamagaye ngo rize rikize indwara z'abantu bose bakurikiranye rino sengesho mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka Mana ihoraho, nuzubane na buri muntu wese, umurengere mwami wanjye, umurwaneho mu izina rya Yesu Kristo, umwambika imbaraga kandi nyakubahwa Imana, haleluya, nukize mu izina rya Yesu Kristo, nkuko habwiwe no mu bubembe ngo ndabishaka kira. Uwiteka Mana tegeka Mana, utegeke mwami abarwayi bakire mu izina rya Yesu Kristo, impumyi zihumuke mu izina rya Yesu Kristo, abanyabyaha bakizwe mu izina rya Yesu Kristo, kandi nyakubahwa Imana, haleluya. Uhereye none ahangaha uburwayi bw'imyuka mibi ndabusenya mu izina rya Yesu Kristo. Satani wagiye aboha abantu, Uwiteka we ndacagagura iyo migozi mpagaze mu izina rya Yesu Kristo. Satani yagiye ateza abantu imyuka mibi, iyo myuka mibi ndayirukanye mu izina rya Yesu Kristo. Buri muntu wese ahakoze hamurya hamubabaza nihakire mu izina rya Yesu. Ndategetse nihakire mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu ryanesheje. Uwiteka Mana ihoraho, nubane natwe, nuturengere, nurengere buri muntu wese, ni mu izina rya Yesu Kristo tubisabye, amen.